wahindukaga inzoka nijoro yigeze kuvuga ko ari yajya abona wahindutse inzoka. Reka ibyo ntibyigeze binabaho. Nisa bihimbata. Ntago nahombye umukunzi ko n'ubu turacyari kumwe. Byaragatwiko. Bagti niyo yari yahamagaye Bagti ngazamukoresha ikiganiro. Uretse gatoya ngazamukoresha ikiganiro. Nanjye tambwira ati rero ninzi icyo gihe twe turi gutwikira coconut. Arambwira ati ngwino dutwikire coconut izamuke. Mwe nimwe mwanyihamagariye ngo nze dutwike kuko yarabigusaba yobwa ati ni umuntu nkunda nuri umeze gutya na gutya nta mutagatifu i Kigali. Amagambo ravuga nibo bita Vava na shuri afite na primaire banza atayifite. Ubwo uzabana n'umugore. Ndabisobanuye kuva kera no kuvuga ngo ibyo bashaka ngiye nta kibazo ku muntu wavuga urumva ndarayira nawe yaravuze ndamwumva ariko sinamwerekezaho imbunda ngiye abantu bakuze abantu banduta ndabubaha umuntu wese unduta rwose uzavuge nzaza ahubwo mvuga ati wakoze kuvuga gusa byonyine nta kindi ndengejeho. Yego arongera aravuga ati rero uwo bita Dr. M ngo ngiyewe ngureka amabwiza ukuri narasinziraga abo nahindutse inzoka. Yarabikubwiye ngo wahindukaga inzoka nijoro. Ubwo se urumva bishoboka nyine ko Vava yavuze ngo wahindukaga inzoka. Ubwo se urumva bishoboka. Nako yigeze kuvuga ko ari yajya abona wahindutse inzoka. Reka ibyo ntibyigeze binabaho. Nisa bihimbata. Nyine ni kwa kundi aba yasembuye wenda n'ibyo bintu bari bamubeshye ngo ucano n'ibiki urumva wagashaka uburyo bwose ari buze kumparabika nyine ngo ko nunga kibivugara. Oya wimubeshyera. Wimubeshyera ntago yabivuga. Okay. None Dr. M aka kanya wowe uramutse wowe ufite wenda tujye kuri side yawe sibyo uri umuntu w'umugabo ufite umufasha sibyo umufasha wawe akari umuntu ugenda ku ruhande ukumva ari kwata ngewe ngo natanga kinyuma nakora ibiki ntabwo mugiye n'abakobwa ati sheri mu byo uzajya uvuga uzagira limit. Ubu cyose karo kwita training abanyarwanda kubivuga se utabikora bitwaye iki? Icyo nzi cyo nuko ibyo binatabikora. Kubivuga no kugira ngo nyine tu ikiganiro kiryohe mwishime abaganirize neza bigende neza nyine nta yindi mpamvu bari kubivuga. Wowe ubashe kuba hafi na Vava bya hafi cyane. Ese wowe uyirebye anyina ari amagambo Vava akunda kuvuga ukabona arimo aravuga ibiki n'ibiki abantu mwakamufata nk'umusazi abantu akamufata mu wundi buryo biriya bintu wowe waje nyine ubona abivuga kubera iki biterwa n'iki wowe? Oya nyine yabivuga uko ashaka kandi umuntu wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka urumva n'ubushake bwe nyine niko nge nabivuga. N'ubushake bwe niko wabivuga. Okay aka kanya navuga ko uri umuntu navuga ko wahombye umukunzi cyangwa se ntago nahombye umukunzi ko n'ubu turacyari kumwe. Yego ahubwo inyuma ya kamera ariko ntago turi kumwe imbere ya kamera turi kumwe inyuma ya kamera. Ko akora ikigana akavuga ko hamara iminsi 3 hashize iminsi 3 mutavugana atanakubona. Turavugana kuri phone. Muravugana kuri phone. Yego ubwo saa muhamagara mukavugana kubera iki se kandi naguye ko tutemerewe kumuzana muri ibi biganiro byacu. Ahongo namuvugisha mukayo cyangwa se nkwereke iminsi dukore se tumaze kuvugana mukanya mu masaha 10 twavuganye. Abavuga ko bira byaragatwiko kamubwire nyine uwo bita Bosco uwo bita Bosco Empire yaricara avuga ati bari basohoye indirimbo urumva basora indirimbo bita hari nyine ndimo mwari mwasohoye twa ngo Kimana My Woman y'amatora y'amatora FPR munara muyisohoye mushyira kuri channel yawe maje kwishyira kuri channel ya ndirimbo musohoye mushaka kuyitwikira urumva mu gushaka kuyitwikira noneho muvugana ko muri buhimbe prank ngo akaza ngavuga ngo twashwanye ariko akaza yibutsa ngo channel ngure kuri channel ya Dr. M abantu bavuga ko byaragatwiko we na Bosco Empire cyo korana sesegura ari ibindi bintu nanjye nsigaye bukurikirana muri iyi minsi arasesengura agasesengura hari n'ibindi yavuze ngo niba ari ngo bya Mama Charlene ngo niba ari nande na Elize ngo niba ari nabande sinzi namwumvisheho ibintu ngo by'abacwezi ngo by'abakibiro nazi byari byo
urumva ya gusesengura ariko nyine hari aho nyine kubera ko badafite amakuru 100%, we areba ku byo twagiye tuvuga cyo koza zikwanaliza akahita agendera kuri bimwe na bimwe akavuga ati bitewe nuko bavuze gutya yanze kuzishaka kuba bimeze gutya. Icyo nicyo nzi akora kuko nituba twahuye ngo muha amakuru cyangwa se ngaba yahuye na sheri waje ngo muha amakuru. Rero amakuru amenwa na nyirayo. Nuva amakuru abivuga rero ni haranavuze ko kandi n'ubu nabisubiramo ni ukuvuga ngo mbere tubitangira byaragatwiko mbere ubwa mbere tujyana kuri cano kwa Bagti niyo yari yahamagaye Bagti ngazamukoresha ikiganiro uretse gatoya ngazamukoresha ikiganiro nanjye tambwira ati rero ninzi icyo gihe twe turi gutwikira Coconut arambwira ati ngwino dutwikire Coconut izamuke. Urumva tuyishyiraho koko barayidupiningira bakitarayipininga bigenda neza iranazamuka. Urumva ariko nyuma urukundo rwagiye ruza kandi kuko naje kumukunda bya nyabyo bitari iby'agatwiko nkuko mwe mukomeza mubyita agatwiko. Yego bwa mbere ngewe ninjye umuntu ninjye bakoresha ikiganiro bwa mbere kwanza koko ni nawe ko nyuma bwa kabiri kuko turi gukorera video ya Coconut tuyirangije bakoresha ikiganiro vava twaramuhaje tuti se ukuntu umusore umeze ariko kureba imbere yawe hirya urumva nimba uwo gushaka twumvisha uburyo mwabikoze ari agatwiko urumva ariko arabata umusore ngo akunda ngo n'umuntu yabanje kwanga umudogiteri urumva ko ushobora gukora muganga ngo yitwa Dr. Makumba ko nyine umudogiteri sibyo ati nyine umusore ngo ubyibushye n'ibiki twita tukuzana nyine bahita bumva ni wowe sibyo. Ni mwanyihamagarira ariko nitwe twakwihamagara cyo ari wizanye mu kiganiro nitwe twakwihamagara tubona ko mushobora kwa mubera utanze ubwino n'ubwenda ugaragaje ukuri mwe mwanzanye kwitangazamakuru gusa nubwo wenda ariko niwe wari uvuze ko akunda umusore uteye nkawe kandi uhari mwari muri gushutinga na video nyine nibyo ndi kukubwira ntabwo ngewe naje kwitangazamakuru nje gutwika nibyo ndi kukubwira mwe nimwe mwanyihamagariye ngo nze dutwike kuko yarabigusabye bwa ati ni umuntu nkunda nuri umeze gutya na gutya naze nari bibonamubore ngo singuri ubundi ari ngo naze icyo gihe we twitwaraye tunakoze icyo kiganiro kwa Bagti twitwaraye tugikoze twakoze icya kabiri. Urumva nibwo mwese mumagara namwe ndaza nge ntabwo nari mbyitayeho kukize ntaruje ngo nkubwira ati ngo waretse nanjye nkicara tugakora ikiganiro yabanza kuba nshaka gutwika ariko wabimbwiye ariko nabikubwiye ariko ngewe ntabwo nashaka gutwika mwebwe nimwe mwahise mubyigaho muramamagaye ngo ngwino ndaza mvuga amagambo nk'atatu ndongera nigendera ibyo ntabwo nge nabaga mbyitaye ukabona ari sawa bitwaye ikiza abantu barinjiza Slim Jesus urinjiza n'abandi barinjiza n'aba Bosco barinjiza bitwaye iki ntacyo bitwaye abantu bati none aho yaciye ni hacu urwango n'ubundi nta kintu cyari kubateranya si byose aho yaciye ni hacu urwango iki simbeba oya waciye oya bintu ayimbeba yaciye ni hacu oya aho yaciye ni hacu urwango ngo wowe na Vava uburyo mwabanagamo urumva nago nyine byarabaye bira ni utuntu tuba twagomba kubasa nyine ntazibana zidakomanya amahembe kandi urugo rutaravugana nabi mbese umukunzi n'umufiance we bataravugana nabi bahagarara ngaha bantera amabuye nawe niba bitaranabaho babaryaryana yego urumva niba bitaranabaho bamaze nk'icyumweru mu rukundo ariko ntabwo mwambara n'amezi arenga 5 mukundana nta kantu muragiranaho misunderstanding mbese ngo nimwumvikane neza ntabwo bibaho ntabwo baravuga ati nta mutagatifu i Kigali Nyarugenge nta mutagatifu i Kigali bro none urumva Dr. aka kanya wavuga ko utinya iki kuko abantu baravuga ngo uwo bita Dr. M amenye ko nibyo bakoraye mu maroji babita bazaza bivuge nimba barasambanye nimba yaramuhaye nimba yaramwimye bazaza bivuge rero wenda yumbwira ati habaye nk'iyi fact byakomerera gute nge ntabwo ntinya amagambo niba mumaze kumbona n'abanyarwanda bari kunkurikira bamaze kumbona ntabwo ntinya ngo umuntu yavuze ahubwo ntinya ngo umuntu yakoze umuntu wakoze n'uwavuze biratandukanye amagambo ntajya yubaka etaje amagambo aravuga bikageraho bikarangira none urumva akenshi turi kumuvuga iyo turi kuganira tukamubwira ati rero Vava tubwize ukuri ashaka kutuganya intego ucyo nzakoma kuri Dr. Mpara ikintu ati reka mubwire
je hari ibintu navuga kuri Dr. M bikamuteza ikibazo abantu bose nibe bintu naye mabanga bava nta gihari niba gihara azakivuga mu burenganzira azavuga nta kibazo gihari na kimwe yavuga kibi kuri njyewe kuko nta gihari naba narakivugiye nanjye ubwanjye nta kibazo na kimwe mfite njyewe none vava ari kwikangata bari gukanga nyine ibyo wizana bya bindi by'ibyo yavuze ari mu burakari ibyo uri kumusembura ahubwo wowe niwe uri gukora ikosa ntago ari kumusembura nyine we ibyo yavuze yabivuze ari mu burakari kandi yaranabisobanuye twasabanye imbabazi biranarangira iyo ibintu rero babipfukiranye kongera kubigarura nta kintu biba bimaze wishaka ko rero mbishyiraho komenti kandi yarabivuze mu gihe nka kiriya wowe nagukoresha ikiganiro turi mu kiganiro wowe na Vava wowe wita Dr. M uravuga uti ndabaza se umupasiteri hano hanze hari umupasiteri hari abapasiteri benshi ninde wumva uwazabafasha mu bukwe bwanyu mugabo abapasiteri atandukanye mvuze uwo bita Pastor Claude uravuga ati reka Claude si umupasiteri urarutwa nanjye ngaho mva reko zambeshyera imbere ya kamera kwavuze reko zumbeshyera imbere ya kamera Slim Jesus wavuze ngo iki wavuze ngo iki naravuze ati uriya ni pasiteri nyine wo mbese nabyita gute se w'imihanda basi kugira ngo bashe kubyumva neza w'imihanda kwa kavido ngenda gafite basi wati reka Pastor Claude ntabwo yansezeranye nyine ngera avuga ko nshaka uwo Pastor Gitwaza niwe wansezeranye ko niho nsengera urumva ntabwo ari ukuvuga ngo Pastor Claude yamuvuze nawe wishaka kunteranya na Pastor Claude ejo bundi nawe waduhuje twari turi kumwe n'ejo bundi yagiye kudusengera ntamwemera okay aka kanya noneho wakemera ko abasezeranya uye ntiyadusezeranya kuko mfite uzadusezeranya n'ubundi ubukwe buracyahari we na Vava bitwaye ikiza ibyo biri inyuma ya kamera kwa kangahe biri inyuma ya kamera kwa kangahe biri inyuma ya kamera mu kwa 12 biri inyuma ya kamera ntabwo biri imbere ya kamera story zanyu nuko ngo uwo bita Vava arumva yajya ngo nyine ngo yajyaga mbeshya ngo mufite ubukwe mu kwa 12 ngo afite ngo ama etage ngo afite ibiki ngo amuye ama etage mu biti wakoreka ngubaza wo muhungu yakuga ko afite etage ko azaguhere kwa miliyoni 2 ukamwanga ibyo sinigeze mbivuga ibyo ntabwo nigeze mbivuga tu nta bya etage nta byaki ngo miliyoni 2 ngo ibyo mu rugo biba ari ibyo mu rugo ntabwo biba ari ibyanjye rero ntabwo ndi ba bantu bavuga ati ngo ibyo mu rugo ni ibyanjye reka ntabwo ari ibyanjye njye ngomba gukorera ibyanjye nkabigeraho ndacyari mutoya sinshaje ndacyafite amaboko yanjye yo kubikorera nta kibazo mfite kandi nzabigeraho nta muntu rero n'umwe n'uyu nguyu kuri iyi si ushobora kuza ngo yitambike iterambere ryanjye riza babikunda batabikunda batabyishimira ngomba kuzageraho Imana yantegekeye ko ngomba kugera yego wowe gikundana wari gutangaza kuri mu rukundo na Vava sibyo bitewe nuko abantu basanga bazi ko ari umuntu uza akavuga abandi bakaza bakabiki ntabwo wajya kugira ubwako kuko rimwe na gatekereza bati umunsi ariko Vava byotse akavuga ati akavuga ibyanjye byose ari nayo mpamvu nakubwiye ngo nagusubirije kuva kare nakubwiye ati sintinya umuntu uvuga njye ntinya umuntu ukora iryo jambo ryumve neza cyane n'abanyarwanda baryumve kuvuga no gukora biratandukanye umuntu uzavuga ati umuntu ashobora kuza akakubwira ati ngo ndakugira gutya cyangwa se ndakwica cyangwa se ndakugira gutya bivuze iki se atabikoze ahubwo umuntu wazahita abishyira mu bikorwa uwo nguwo niwe mubi naho umuntu wavuze ururimi ni inyama yigenga ivuga buri kimwe cyose ikeneye kuvuga ni nayo mpamvu n'Imana y'ubwayo yabirebye iravuga ati abantu bahaye ububasha bwo kuremesha akanwa umva bakora ibintu bitabaho itwima ubwo bubasha akanwa yego baravuga wenda ngo akanwa kararema ariko Imana yatwimye ubwo bubasha bwo kurema by'ako kanya yego ibyo uvuga kano kanya bishobora kuzabaho wenda mu myaka nk'icumi iri imbere cyangwa 20 icyo cy'ubwo bushobozi turabufite urumva nk'abantu bakunda kwiyaturiraho nabi wenda mbagira inama ntabwo ari byiza kwiyaturiraho nabi kuko ibintu wiyaturiraho biragera bikakubaho cyangwa se abantu bakunda gukubita abana babo bambwiye ati wagicucu ejo n'ejo bundi aragenda akahita bigicucu ugasanga utangiye kurira uvuga ati umwana wanjye yabaye igicucu ari we wabimugize ute wabimuraze rero mubyirinde ibyo bintu ukubise umwana mukubite muri discipline wimukubita umutuka
cyangwa umubwira amagambo atari meza kuko amagambo ararema ariko ntarema muri ako kanya arema haciyemo igihe runaka urumva ibyo ndi kuvuga kuri kiriya warumbajije ibyo rero umuntu wese yavuga bitamfasheho nta kibazo ngiye biba bimbwiye ikibi ni ukuvuga ikintu kimfasheho nicyo wenda cyaba ikibazo ariko kuvuga ngo guriya ngabeshya bava guriya ngagira gutya guriya uriya ibyo kuvuga asuri kuki wise doctor wundi I'm a music doctor ndi muganga w'umuziki mu magambo make y'ikinyarwanda nta kindi ngo wowe impamvu wise doctor ni uko uri umuganga w'umuziki ukaba wiga law nkaba niga law nkaba ejo bundi mu minsi iza ndaba ndi kubacira imanza ugeze mu mwaka wa 3 niko bavatu ni mu mwaka wa 3 reka nkubwire hari ukuntu abatipe ba hano hanze biyemera ati ngewe rero ndamutse nize nkasoza secondaire ntabwo nakunana n'umuntu utararangije primaire ndamutse nize nkasoza kaminuza ntabwo nakunana n'umuntu byibuze utarangije secondaire cyangwa se utarasoje kaminuza ibyo yo bita vava nta shuri afite na primaire ubanza atayifite ubwo uzabana ndabisobanuye kuva kera ni ukuvuga ngo kwiga no kutiga biratandukanye naravuze ati ashakanye n'umuntu utarize nibwo byaba ari bibi pe aho byaba ari bibi byaba bigaragaye nabi ariko ashakanye n'umuntu wize nibyo by'agaciro ni nabyo byiza kuko icyo atumva atazi nzakimubwira urumva nanjye icyo ntazi mu buzima kuko ubundi haba amashuri abiri habaho ishuri ryo mu ishuri hakaba n'ishuri ry'ubuzima barafida niwe ujya ubivuga neza nk'amashuri yanga ngo yarya ngo yarayarangije ngo ntarayarangiza ngo azayakomereza ngo mu ijuru ngo nandi urumva ngo azayasoreza mu ijuru urumva jeri wanjye rero amashuri y'isi arayazi urumva nanjye hari ibyo nzibo harayo nizemo makeya nanjye ndayazi ntabwo nabwira ngo sinyazi urumva ariko amashuri yo hanze ayasanzwe nyine wenda hari icyo yongeraho kuko atuma ubasha kumenya wenda icyo cyongereza mbivuge gutyo ubasha kumenya icyo gifaransa ubasha mbese nta n'ibintu bya danger ntazagere n'ukubeshya ibintu byose ni bimwe ni ukuba gusa wicaye ku ntebe y'ishuri ukiga ukajyana n'imyaka bikagendana bikazirangira usoje nta bundi buhanga burimo bwa danger urumva n'umuntu utarize aba azi kubara amafaranga aba azi kwitunga aba azi buri kimwe cyose mbese uwo muntu wamugaye icyo harurusha baratwagiye twumva bakera ba Rubangura bigeze biga na ubu kano kanya se ntago hakiri inyubako ngo yo kwa Rubangura ugiye mu mujyi munsi kwa Rubangura urase ari n'ubu si tukimuvuga mu kanwa kacu icya mbere ni amashuri y'ubuzima ntihazagira ukubeshya iyo umuntu yaminuje amashuri y'ubuzima aba ari umuhatari na hariya yo mu ishuri ntashobora kuguha opportunité zo kuba wagenda ukabona akazi ugakorera ubwo bufaranga mu buryo bworoheje ariko niyo uciye mu zindi nzira ugakorera amafaranga ukayabona inzira zose zigera i Roma twese icyo dushaka ni amafaranga uwaciye muri iriya nzira n'uwaciye muri iyo nzira yindi nkubwiye bose bagenda bagahurira ku mafaranga bakabaho neza bafite amahoro bakaramba abandi bakageza no mu myaka na 200 none se ubwo ikibazo kiri hehe koko nta gaciro ibyo bintu uvuga ngo kwiga no kutiga ibyo ntacyo bivuze icya mbere ni ukuba uri muzima uhumeka umwuka w'abazima kandi ufite amahoro yo mu mutima hari n'abafite ubwo butunzi badafite amahoro ese ubwo bumaze iki ese sirem nkubaza uwaguha ubutunzi bw'isi bwose urumva ariko ukabutunga nta mahoro na make ufite byakumarira iki buriya ubutunzi bwose bw'isi yose ukabutunga nta mahoro ufite byaba bikumariye iki ni byaruta ukitungira bya bindi bikubeshejeho ufite amahoro menshi waguha ubutunzi bwo ku isi yose ukaba udafite vava ntibajyaga gusetsa abanyarwanda ariko wabyumva barira koko bana yanjye urumva abantu bisi bijyana urumva abantu bisi bijyana ngenda kubajije ko ubutunzi bwose nta mahoro nyine se amahoro yawe si vava se ni vava yego oya mungo muri kano nikashaka ko tubivuga nta kibazo yego ubutunzi bwo ku isi yose urumva
ukabaho udafite vava wabwemera? sekuru ntakimisha byataye. ukanga umuntu ukanga urumva uravuze ngo wabwo ubutunzi bwose ukabaho nta mahoro ufite ngo wabwemera kumbajije urumva njyewe ku giti nese amahoro ubundi ni uko ngo buri muntu wese agira amahoro ye sibyo ngiye kwangira amahoro yanjye ko ari uko ngira amahoro ndi mu rusengero urumva kereka ba mu butunzi bwose insengero zose bakazikuraho ariko mu gihe amahoro yawe ari ugukuraho vava urumva byari ikibazo ntabwo wagira amahoro. Babisobanure neza wishaka kubipfundikiranya gutyo urumva uvuga ati n'abanyarwanda babyumve. Hari ukuba akambisobanuro wenda hari ukuba utunze sibyo ufite ama etage ufite amamodoka ufite buri kimwe cyose urumva ariko ibyo bintu wenda bikuye mu nzira zitari nziza nagiye kumentioninga hano kano kanya urumva bose barazizi ntawe utazizi urumva noneho birirwaho gusaba ibintu runaka ngo ugomba gukora ibi ngo ugomba gukora ibi urumva ugomba gukurara hasi urumva ngo ugomba kurara hanze ugomba kubigenza gutya ugomba kubikora gutya na gutya na gutya na gutya na gutya mbese abantu bakaguha icyubahiro cya danje ariko wowe ku giti cyawe ukaba wiyiziho ko nta cyubahiro ufite aho uri no kubabarira byibura urumva ugasanga ufite ibyo bintu byose ariko urara nko mu gikoni n'urugero ntiwemerewe kurarana n'umugore wawe wenda n'urugero ugasanga umeze gutyo ayo mahoro rero ndi kuvuga n'undi yibera wenda afite akazu ahengekamo umusaya we urumva ariturije ararya mu gitondo araca ku muhanda agategura ikigori akagenda ari kugishuna yarangiza agataha kongera akiryamira uretse gatoya kongera akiryamira afite abana bari kujya ku ishuri urumva nta kibazo afite inzu ikodeshwa iri kumwishyura nubwo yaba nta kazi afite buri kwezi arabona ibyo arya abana barajya ku ishuri aratuje nta kibazo afite nta bukode arimo uwo muntu abaruta wa wundi ufite ibya mirenge ku ntenyo ariko utabifitiyemo amahoro. Yego. Ibyo rero nicyo nirwo rugero nashaka gutanga nicyo kintu ndi kuvuga. Nicyo kintu ari kuvuga. Aka kanya twese tubaho ubuzima butandukanye. Tubaho ubuzima butandukanye kandi twese turapfa. Ninde utazapfa? Twese turapfa. Bulldog nawe yavuze neza ngo Munyaneza azapfa. Bulldog. Dr. Aka kanya ni cyo kintu utinya na wavuga ngo njye ni iki kintu. Njye rero nkubwiza ukuri kose kuri iyi si ni Imana yonyine. Ntabwo utinya umubabaro cyangwa kubabara ko ukunda. Umva njye nagusubije wimvugira ibyo navuze ati njye ntinyi ubundi abandi baravuga ati ntinyi Imana n'inzara. Nanjye ntinyi Imana n'inzara ariko icy'inzara cyo njye Imana yarakinyijije ntabwo ngiye kuza kubwira abanyarwanda ibidahari. Icy'inzara cyo nta kibazo ngifiteho n'ibindi Imana izabima njye Imana niyizama ntago niyo izamfasha nyine ikangeza ku byo nshaka kugeraho urumva n'abantu bashyizeho akabo biba byiza kandi n'iby'agaciro urumva ariko ngiye ntago mba najanga kugira ngo mbabwire ati ngo yego muzakanda akanyenyeri sha ahubwo ngiye muzankandire subscribe iyo yonyine nanjye muzamungaburiye muzaba mumeneyemo nta kintu muzamutankoreye rwose muze murebe ibiganiro mba nashyizeho kuri Dr. M Official TV bajye banabireba cyane mujye munabisharinga mugire ute nanjye nzankora ibyo byose mbazana abatumirwa b'umugisha bo kubanezeza aho muri hose muhore mwishimye icyo nicyo mbasaba naho kuvuga ngo ngene ngumi iki cyase oya ubonye bikenewe wabikora ubona bikenewe ariko ubonye bidakenewe wabireka. Ejo bundi akahita haza umukobwa mwiza cyane uri gutambuka afite inoti ziwe afite amafaranga nyine asa neza ko ati Dr. M nakubeshye nabonye bita vava yarakubabaje ujya guteza itangazamakuru ndifuza ko twakikundanira ukaba wanjye tukareka ntituzite ku byo abantu bazavuga. Urakoze cyane kamusubiza utarasoza. Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nibyo mvuze ati icy'inzara Imana yarakirangije ikimana yaragikubise hasi kwanyaguza rwose nta kibazo cy'inzara njye ni Imana yonyine bankunda uri umuntu nkunda ndamutinya. Umuntu gukunda umutinyira iki uretse wumve nyine ibyo ndi kuvuga mvuze muri rusange abantu bankunda uretse biza gushaka gutuma ujya kuvuga ibitari ngombwa urumva ni Imana n'abantu bankunda uri umuntu ugukunda wirinda ikintu cyose cyatuma mwatandukana ko ngiye nkunda inshuti nkunda abantu bankunda
urumva nuko nitereye mu buzima bwanjye ntabwo nkunda gutakaza inshuti ngewe ndabyanga gutakaza umuntu wankundaga akanyanga ibyo bintu nicyo kintu mpora ndwana nacyo pe ku buryo ngewe ushobora kuba wanamemukiye ngewe nkaza ngewe ubwanjye nkanakwisaba imbabazi kugira ngo aho ndi mbe mfite amahoro kuko ngewe nkunda abantu noneho cyane cyane abantu bankunda ndabakunda nanjye cyane nyine ku buryo mba nifuza kuba nabatakaza niyo mpamvu nkubwiye gutyo nkavuga ati ntinya Imana n'abantu bamwe na bamwe urumva ibyo ndi kukubwira ibyo kumbwira okay tugana ku musozo rero tugana ku musozo Dr. M nk'umuntu ndabizi hari ibintu byinshi uba ufite bati ngewe uyu munsi ngomba kubwira abantu ibi sibyo uyu munsi wenda kuri gahunda yawe abantu turaba twababwira iki cyangwa twabatica iki ugendeye ku buzima uri gucaho muri iyi minsi ikintu nababwira kwanza turi mu gihe cy'amatora urumva bazakande ku gipfunsi nyine si ibyo nicyo cyonyine urumva hari n'ibindi bafite byinshi gusa ntabwo wabivugira rimwe byose bazakande ku gipfunsi tumutore aradufasha yadukoreye buri kimwe cyose twifuza mu buzima dufite amahoro kubwe nagwe ngo amahoro nicyo kintu cyadanje nongere mbisubiremo amahoro buriya niyo waba umeze ute ariko ufite amahoro man nicyo kintu cya mbere ku isi kibaho kinezeza urumva rero yaduhaye umutekano urumva abifashijwemo n'Imana y'Imana nakubwiye ntinya urumva aduha umutekano ni wo gushima no kubahwa turamukunda rero dusigasire ibyo yadukejejeho kubisigasira no gukanda ku gipfunsi yego so yakona ko tukasimbuke tukaveho kiri navuga ikintu cya mbere kuri iyi si akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze banyarwandakazi ni ukuri ndabakunda cyane ku bantu inama navuga wenda mugiye mubyuka mu gitondo mwibrose mukarabe mugirute hanyuma niyo waba nta kazi ufite we kwirirwa mu rugo byibura utembere byibura umenye naho isi igeze kuko mu gutembera nibyo uramugana imvuze haruguru kanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze burya iyo watembereye ntiwabura n'ahantu utoragura amafaranga cyangwa se nubwo muri iyi minsi bitakibaho kera twatoraguraga amafaranga tukiri abana urumva ukagenda mu nzu nko ku note ya 5 urumva ko jewe kera twari Igikondo urumva twakunda kujya gukinira hari hafi ya expo hari kuba nk'ama expo tukiri abana batoya urumva kubera ko habaga haciye abantu benshi wahacuka uguye kuri 5 mugahita mugenda mukarya ni bajiya ibidu urumva mukishima byata ariko muri iki gihe ibintu byo gutoragura ntago bikibaho amafaranga yose asigaye ahambiriye kuri momo no kuri YouTube urumva rero akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze nimutembere mujye we kwicara hamwe haguruka byanze bikunze ni uhaguruka ubundi gukora nikisi gukora no guhaguruka nukubyuka ukagenda ukajya mu kazi yego kaba gahari kaba kadahari byuka ugende ntabwo uzabura nabo muganda bakubwira ati ariko hari runaka yarari gwenda kubakisha waza ukabutera igishahuro n'ibiki biruta kwa kundi ko waba igishahuro oya ntago bibaho ibyo ntago uvuga ngo icyo ngiki Imana yaragikemuye ntago icyo nyishinja Imana rwose ikintu cyerekeranye no ku gifu cyarakemutse gusa ibindi nyine ndabikeneye byinshi ariko icyo cyerekeranye no ku gifu n'icyerekeranye n'umugore cyarakemutse amina naribi Dr. murakoze cyane yego kirimo we umva manza wombe se yego ubwo se je urabona je navanga n'abatayemo akantu kaje ariko ubwo ziri nicyo kiwikunda kuki wikunda ziri ushaka kurya wenyine akoreka mbabwire ako kantu mbere kunakabatamo bagiye kukareba kuri channel Dr. M Official nje nzayipininga hano hafi ngipininga mu no kuvuga ngo ni indirimbo nyine yitwa My Woman mujye kuri channel yanjye singombwa ko nahita nyiririmbaho mujye kuri channel yanjye murayibona Dr. M Official TV mukande subscribe musharinge no nandi kubwira abanyarwanda yego dufite indirimbo kuri channel yacu yitwa Dr. M Official TV iyo ndirimbo yitwa My Woman ni yanjye n'uwitwa DJB urumva ni indirimbo nziza nukuri mugene mukande subscribe muyisharinge nukuri n'abanyamakuru muzabona iki kiganiro ndabinginze ndabasabye nukuri muzayamamaze ku ma radio ku ma TV ahantu hose turabibasabye nukuri muzabikore
turabasabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urumva? Nimero zanjye ni 071918 kubashaka ko mbakorera indirimbo, kubashaka ko mbakorera amacano, kubashaka ko mbandikira indirimbo, kubashaka ko mbamamariza indirimbo, kubashaka icyo ushaka cyose uzamamagare ku iyo nimero. Icyo ushaka cyose cyerekeranye n'ibyerekeranye n'umuziki. Nge ndi muganga w'umuziki. Ushyireho akadomo. Okay. Na Mutagatifu Kigali boss. Kagiye nimero nazibatayo. Azasubiremo bwa kabiri. 071918 kubashaka ibyo byose navuze haruguru. Harimo gukoresha indirimbo, harimo kubashaka ko mbandikira indirimbo, harimo kubashaka gukoresha amacano, harimo kubashaka kumonetiza amacano, harimo kubashaka buri kimwe cyose. Multi system cyangwa se tout travaux. Urakoze cyane. Yeah, thank you very much.